binyuze muri Job Service Office. Don Bosco Gatenga TSS yagiranye ibiganiro nyunguranabitekerezo n'abafatanyabikorwa b'icyo kigo, by'umwihariko abaha imenyerezamwuga abanyeshuri biga mu ishuri rya Don Bosco Gatenga TSS. Ni ibiganiro byabayemo kubwizanya ukuri ku mpande zombi, hagamijwe gushakira ibisubizo ibibazo abanyeshuri bimenyereza umwuga bahura nabyo, nk'uko byagarutsweho mu nama. Ibi biganiro n'abafatanyabikorwa byatangijwe na Bwana Kabeho Fabien, umuyobozi ushinzwe amasomo muri Don Bosco Gatenga TSS. Kabeho yavuze ko umubare w'abanyeshuri muri Don Bosco Gatenga TSS ugenda wiyongera, kuko umwaka ushize ikigo cyari gifite abanyeshuri 400, ariko ubu bamaze kugera ku banyeshuri 555. Bwana Dominique Uwarugira, uyobora GSO mu Rwanda, Uburundi na Uganda, yatanze ikiganiro ku mikorere ya GSO, anasaba ubufatanye n'abafatanyabikorwa baturutse mu bigo n'inganda hagamijwe gutanga imirimo n'imenyerezamwuga ku barangiza muri Don Bosco Gatenga TSS ndetse n'izindi TVET za Don Bosco arizo Rango na Muhazi, kimwe n'izo mu Bugande, kimwe n'iza Uganda ndetse n'Uburundi. Yasobanuye ko muri rusange abanyeshuri biga muri TSS z'abaseriviyani bava mu miryango ikennye, bityo gufatanya n'abafatanyabikorwa bikwiye kugira uruhare mu guha abo bana imenyerezamwuga kugira ngo babashe gutegura ejo habo hazaza. Yagize ati, muri ubu burezi bwacu dufite initiative zitandukanye, buri kigo gifite GSO haba mu Rwanda, mu Burundi na Uganda. Ibi rero bidufasha mu cyo twita school to work transition. Aha ni nko kuva ku ishuri ujya mu murimo, cyangwa se uva ku ntebe y'ishuri winjira mu kazi. Asobanura ku kamaro k'abafatanyabikorwa yagize ati, tutabafite ntabwo ibyo dukora byagira umumaro. Niyo mpamvu tubasaba kujya mudufasha mukatubwira uko twajyanisha uburezi n'ibikenewe mu nganda cyangwa ku murimo aho mwaturutse. Yakomeje avuga ko uburezi bw'abaseriviyani butanga ubumenyi bufasha uwabuhawe, bityo kugira ngo bibe ibirambye ari byiza gukorana n'abanyenganda kugira ngo bafatanye mu iterambere ry'ubwo burezi. Yavuze ku ngorane bahura nazo, aho bimwe mu bigo byemera guha abanyeshuri imenyerezamwuga, ariko nyuma ugasanga bongeyeho ibindi bisaba ubushobozi buhambaye, ugasanga bibaye ngombwa ko iryo menyerezamwuga ridahabwa umunyeshuri kuko amikoro ye ari make. Kugeza ubu mu banyeshuri biga muri Don Bosco Gatenga TSS abarenga 200 ni abakobwa. Ibi bikaba biterwa ahanini n'imikoranire iri hagati ya GSO n'umushinga Gender Matters for Green TVET ukorera muri iryo shuri. Madamu Zamureba Clementine ushinzwe gender muri Don Bosco Gatenga TSS yasabye abafatanyabikorwa kubungabunga umutekano w'abanyeshuri b'abakobwa mu bihe bya internship ndetse no mu kazi, kuko muri feedback babonye harimo ko bahura n'ubwoko butandukanye bw'ihohoterwa rimo kubakorakora mu gihe bari ku murimo, bityo bikaba bifatwa nk'ihohoterwa ryibasira abakobwa, rimwe bigatuma hari n'imyuga banga kwiga ngo iryo hohoterwa ritazajya ribabaho. Hakurikiyeho umwanya wo kungurana ibitekerezo. Umuyobozi wa Olympic Hotel yagarutse ku ireme ry'uburezi buhabwa abanyeshuri, aho usanga umubare munini w'urubyiruko rujya muri internship, by'umwihariko mu bya hospitality, usanga badafite ubushake bwo kunguka ubumenyi bwisumbuye, ahubwo bakajya mu cyo bita kwiryohereza. Asaba abafite inshingano mu gutanga ubumenyi gushyira imbaraga mu guhindura imyumvire y'abanyeshuri, bakabanza kumva neza impamvu y'umwuga bahisemo, bityo bakabasha kuwuha agaciro uhereye ku ntebe y'ishuri kugeza kuri internship ndetse no ku murimo. Yasabye ko mbere yo kohereza umunyeshuri muri internship, abanyeshuri bagomba kugenda bazi ikibajyanye. Yavuze ko amafaranga ya kosiyo akwiye gutangwa, kuko mu by'ukuri ayo mafaranga atuma abanyeshuri bakora bigengesera kugira ngo birinde kugira ibyo bangiza mu gihe bari mu imenyerezamwuga. Ku kijyanye na gender harassment cyangwa se ihohotera rishingiye ku gitsina,
cyangwa rikorerwa abakobwa, yavuze ko GSO aba akwiye kumenya neza amakuru y'aho umunyeshuri yagiye muri internship, kuko hari bamwe bagenda bavuga ko basanze abo bafitanye isano babemereye internship, nyamara nyuma ugasanga uwo munyeshuri yajyanywe n'indi mpamvu ishobora kumuviramo no guhohoterwa. Abarimu basabye abatanga internship kutajya bihutira kwirukana abana bari muri internship igihe habayeho kutumvikana, ahubwo ko hakwiye kwimakazwa ubufatanye ndetse no kubafasha mu buryo buri psychological, bityo umukoresha akumvikana n'umunyeshuri mu buryo bufitiye akamaro impande zombi. Aha bagarukaga ku masosiyete yirukana abanyeshuri ngo nuko badafite caution fees, cyangwa se kuba umwana yasaba guhabwa tike cyangwa igihembo gito kimufasha kubasha kugera ku murimo. Kabeho Fabien yerekanye ko hari amasosiyete yemera gutanga internship ku banyeshuri, ariko kandi nyamara bayigeramo ugasanga bahawe gukora imirimo inyuranye n'ibyo bize, aho usanga bajyanwa gukora isuku mu kigo nyamara baragiye bajya kwihugura mu guteka, kubaka n'ibindi. Yasabye abafatanyabikorwa ko aho biri by'umwihariko yasabye abafatanyabikorwa ko aho ibyo ngibyo biri byakumirwa, kuko ubumenyi bukurwa ku isoko ry'umurimo ari bwo buzagirira igihugu akamaro ndetse n'urubyiruko muri rusange. Jean Baptiste waturutse muri segiteri y'ubwubatsi ashima ko GSO ikomeza gukora umurimo ishinzwe, ariko kandi akifuza ko hatekerezwa uburyo abanyeshuri bajya bahabwa internship mu gihe kirekire kugira ngo babone umwanya uhagije wo kumenyereza umwuga. Hatanzwe inama ku abanyeshuri batazajya bapfusha ubusa igihe cy'ibiruhuko, ahubwo bakajya bafata umwanya wabo wo kujya kwigira ku murimo kuko ibigo bihora bikora. Dominique yagize ati none se niba umwana ari mu biruhuko cyangwa ari mu biruhuko cyangwa izindi vacances, kuki atajya ku murimo kandi construction companies ziba zitari mu biruhuko? Hasabwe ko ibigo by'amashuri byatekereza uburyo runaka bwa motivation ku banyeshuri kugira ngo bajye muri internship bishimye. Aha bavugaga ku bana bajya muri internship ugasanga isaha yo kurya irageze, we akajya kuryama munsi y'igiti, hakibazwa uburyo abana baba motivated mu gihe bazi ko nubwo bagiye ku murimo ariko bazicwa n'inzara. Hatanzwe igitekerezo cy'uko abana bashyirwaho bajya batozwa umuco wo kwizigama kugira ngo bashobore kuzabona amafaranga ashobora kubatunga mu gihe cya internship. Muri ubwo buryo kandi abana bajya bigishwa gukora saving, kuko ari umuco n'ubundi ukwiye kuranga ikiremwa muntu gitekereza kuri ejo hazaza. Iyi nama yasoje abayitabiriye biyemeje gukomeza gufatanya hagamijwe gukomeza gufasha urubyiruko kwiteza imbere binyuze mu myuga.